ko abantu bagukikije ntawe ushyira mu gaciro. Hari abantu bumva ko abantu babakikije bose ngo ntawe ushyira mu gaciro ubamo, cyangwa se ngo abagukikije bose ari abaswa, ngo kuko batemera ibyo wemera cyangwa batizera ibyo wizera. Ntibemera ibyo wemera cyangwa ngo bizerere mu byo wizera. Ukurikira iyi video irakureba, irimo amasomo akomeye. Iyi video igiye kutwereka amasomo akomeye ku bantu bumva ko abantu babakikije ngo nta bwenge bagira cyangwa se batemera ibyo bemera. Kurikira iyi video iguha ibisobanuro by'abantu bafite imyemerere imeze gutyo, akaba afite abantu bamukikije akavuga ati kuko ntabo abona bemera ibyo bemera cyangwa batizerera mu byo yizera, akababonamo ko ntacyo bazi ari abaswa. Reka dukurikire iyi video twumve uko byifashe. Amasomo akomeye cyane. Yiba byashobokaga ko buri umwe wese yasoma intekerezo za mugenzi we, nta muntu wari kuzongera gutenguhwa n'abamugaragiye. Nanone iyi video iragufasha kubana n'abantu bagoye kubana nabo, cyangwa se bafite imyumvire itandukanye n'iy'abandi. Ubundi reka mbabwire, ibyo uba uvuga biba bitandukanye n'imitekerereze y'abandi cyangwa se n'amateka abandi bafite. Buri muntu wese aba afite imyumvire ye, aba afite amateka atandukanye n'ay'abandi. Ntabwo rero umuntu agomba kumva yuko amahame ye cyangwa se ibitekerezo bye abantu bagomba kubigenderaho. Ubwo ngubwo iyo utagendeye ku bitekerezo by'umuntu uko abishaka n'uko abyumva, ubwo akubonamo nk'umuntu udafite ubwenge cyangwa se udatekereza. Kandi buri muntu aba afite imitekerereze ye, imyemerere ye, amateka ye. Ntabwo biba bigomba gutandukana, biba bitandukanye, kuko aho aba yarakuriye n'aho aba yaturutse biba bitandukanye n'ibyawe. Niyo mpamvu rero abantu ntibakabone ko niba abantu batemera ibyo wemera cyangwa se ntibakora ibyo ukora, si uko aba ari abaswa badafite ubwenge. Abantu bafite inararibonye, abanditsi b'ibitabo, imyitwarire y'abantu bayigiye bayishyira mu bice bine. Abasesenguzi bakoze ubushakashatsi bakandika ibitabo bakurikije imyitwarire ya buri muntu, baranditse bagenda babishyira mu byiciro bine, aribyo tugiye kuvugaho kugenda tureba. Babishyize mu mabara atandukanye, babishyize mu mutuku, hari ibara ry'umutuku, ibara ry'ubururu, ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo. Ayo mabara rero buri muntu wese iyo bagiye basobanura buri bara ry'imyitwarire ya buri muntu, iyo ubikurikiye neza ugenda wishyira mu cyiciro wumvise. Iyo bafashe ibara ry'umutuku bakarivugaho cyangwa se iry'ubururu cyangwa se icyatsi kibisi cyangwa umuhondo, yose bakayasobanura, iyo yakurikiye neza nawe umenya uko uhagaze, ugira icyiciro wishyiramo ugahita umenya uko uhagaze. Ibara ry'umutuku reka ari ryo tubanza tuvugeho. Abantu bari mu ibara ry'umutuku ngo ni babandi bashyira mu gaciro ibikorwa. Mu ibara ry'umutuku aba bantu bashyira mu bikorwa, ntibajya biganda no ku murimo. Ni abantu mbese icyo atekereje ahita agishyira mu bikorwa, kandi umurimo wose arawukora, nta bunebwe, ntabwo ajya yiganda. Abone ku ibara ry'umutuku akazi kose niyo kaba kavunanye, abo bantu b'abantu bakora akazi kavunanye atiganda atakinubira rwose, uwo nguwo tumusanga mu ibara ry'umutuku. Amagambo make, ibikorwa byinshi. Abantu nk'aba ngaba inshuti bazigira nkeya, ubundi inshuti zabo bazirutisha akazi. Kandi ikindi, ntibavogerwa mu kazi. Niba utavogerwa mu kazi wabana n'abantu nk'aba ngaba, ntibavogerwa mu kazi. Ariko nanone hari igihe babikoresha nabi, ugasanga bakandamiza abandi mu kazi. Bigirira icyizere, usanga bakunda kwigirira icyizere mu bikorwa byabo. Ibyo abandi batinya gukora akenshi usanga bo babijyamo, nta kintu batinya, ibyo abandi batinya bo barabikora. Ikibazo cyabo ntabwo bita ku byo abantu babatekererezaho. Usanga abantu nk'aba ngaba bagira inshuti nkeya cyane. Ntabwo bita ku byo abantu baba babatekerezaho. Biba bigoye ko wakorana nabo niba ugira isoni. Ni abantu bavuga bahuranyije, mbese sinzi ukuntu nabisobanura, ni uko nguko nyine.
iyo akubonye ugira isoni agufata nk'umunyantege nke. Ikindi bariyemera cyane. Abantu nk'aba ngaba rero bashobora kuvamo abayobozi bakomeye kubera yuko bo bita ku ntsinzi yabo, kuko basimbuka mbere yo kugera ku ntsinzi. Aho batandukanira n'abandi, mu gihe abandi batekereza mbere yo kugera ku ntsinzi, bo basimbuka mbere yo kugera ku ntsinzi, mu gihe abandi batekereza mbere yo kugera ku ntsinzi. Bizerera mu mvugo bavuga ngo ambuka ubone gutekereza icyo ushaka. Nk'uko nabivuze, mu gihe abandi batekereza mbere yo gusimbuka. Ibara ry'umuhondo rero naryo, katurebe ibara ry'umuhondo. Ibara ry'umuhondo baravuga cyane, bagira amagambo menshi, mbese akazi kabo gashirira mu kuvuga. Bavuga cyane kurusha gukora, ariko bakaba n'inshuti nziza, barasetsa, bagakunda gutera sitore cyane. Batera inzenya n'izindi bihimbiye bagamije gushimisha abantu no gusetsa cyane, ugasanga ibiganiro byabo barishyiriramo n'ibitabaho kugira ngo babashe gushimisha abantu babasetsa. Nufungura bizinesi ushaka gutera imbere, uzangaje abantu nk'aba ngaba. Ariko nanone inenge yabo, umwanya wabo bawumarira mu kuvuga gusa. Nta musaruro batanga, usibye ko bashobora kuganiriza nk'abantu, ugasanga barashyira abandi ku murongo babana nabo, ariko nta musaruro waba umutezeho yaguha. Mu mibanire n'abandi arasetsa, ariko nta musaruro uba urimo. Bene uyu muntu rero usanga abantu bari seriye batamwihanganira. Akunda kwinezeza kurusha ibintu biri siriyasi. Gukora wapi, ntago bakunda gukora. Ariko umugiyemo ideni arishyuza cyane ku buryo no kuryama ntago waryama. Ibara ry'icyatsi bakunda umutekano, bibereye ahantu hamwe. Ni abantu bakunda guhiga imihigo ariko ntibayihigure. Abantu bari muri iki cyiciro ntibakunda impinduka, bahora muri comfort zone, ntago bakunda impinduka, bahuguma hamwe. Akenshi imirimo yabo barayikorera, gutanga akazi biba bigoye, bakunda kwikorera. Ntago bakunda impinduka, ntago bakunda umuntu bashyira ku gitutu. Nta nubwo bakunda abantu bavuga cyane, bo bavuga aho biri ngombwa. Kandi nanone ntago bakunda gukora cyane, bagira ubwoba bw'ibihe bibi, batinya ibihe bibi cyane. Gukena barabitinya kandi ni abanebwe. Ariko nanone mu bantu b'inyangamugayo, aba bantu ni inyangamugayo, bakunze kuba inyangamugayo. Mu kazi bisaba kumubwira aho imbaraga ze zigarukira, mbese kumuha ibintu bijyanye n'aho imbaraga ze zigarukira. Ni ukuvuga ko mu kazi ugomba kumwereka aho agarukira, ntarengere ngo ajye mu bindi, ukamwereka imbibi z'ibyo agomba kugarukiramo. Kubera ko ntago yaguha umusaruro, nta musaruro mu kazi yaguha, 50% ntabyo wabona. Nanone bakanga uwo bagirana amakimbirane. Abantu nk'aba bantiteranya biragoye kubaha ibihembo bihambaye.